yakanye se uramubona ariko akana wowe none ko mutakibana uri umunyamakuru w'amateka ntabwo ndi w'amateka bro mwana ntabwo yakanye nyine yaragiye kandi ubusanzwe biba barabizi ni byinshi cyane kure kugenda mpamvu ko hari n'indwara n'ibintu byose rwara ndakeka arabibonye ibyo byose byatewe na ba bantu nyine bakishimira ibyiza by'umuntu ariko niba byarabaye nta kitagira iherezo bro kandi usanga ashaka umuntu ariko arakandira kuri subscribe bakandira Diamond cyangwa se Chris Brown ategeza bimusanga atanabwira ngo warakoze ko yabikandegiyeho ku buryo twanahura nabona ko yabinkoreye ngo ati mani kweza agiye Shout out one bad boy show boy again ko bitubazanira bigano entertainment vibe tubazana abatumirwa bagiye batandukanye bava ahantu hagiye hatandukanye mu mahanga hose turabazana tukabakubita ibiganiro bimeze neza banje kubasubiza mwebwe mukurikira Buja TV yeyo turi kumwe n'umuhungu udasanzwe umuhungu umeze neza umuhungu ukeye umuhungu twika umuhungu usanzwe ubikora hano hanze bimeze bite boy Bavuga make nk'umukire simvuge menshi utayambaje meze gute umuhungu cha ibintu ni original man no pila special yatakavuze ntabwo dushona neza ariko ntabwo simuzitaho numva ko ndi mu mavuta aho gusa ko nawe uyu munsi ewa kwanza banza tuza abakunzi ba Buja TV cyambere barabizi nyene ariko umutima umuntu araremera cya kabiri reka mbagusabire bakoresha subscribe kuri Buja TV kugira ngo ibashe kuva aho igera barabakoze cyane kuko niyo musada ugomba kuba uhagije abanyarwandakazi ba diaspora uyu ni Murundi turi kumwe musanzwe mumuzi ni twisi ni umuhungu usanzwe ubikora hano hanze ni umuhungu usanzwe ukora ibintu bigiye bitandukanye amafilime usanzwe ubikora ibiki kuri se urajya ngini nanarize byukora ntabwo bizi umvuze ngo usanzwe ubikora umuntu aribaza ibyo nasanzwe akora ni sanzwe twikanye ni yawe sho ni imbogo ni uguturira mu kirundi dore imbogo abo se ngo nizeze cyane fresh bro yawa nenda kuvuga nyabirenze nyine igihe ikintu ukora kuri mobile money yanjye mbese ndi mu nzu yanjye bitewe kujya mu muhanda sinjya mu muhanda ese shampi tikinanje ko ndino aho gukumbura mukumbura bari ngombwa bro jone mwampaye show na Chris ya kiganiro hari hahiye none akinyuma gari kabaye akinyuma utwigere ku mbogo mbogiye kuri papa aya kuri papa kari papa ni mbogo ni baba juru mana wabivuze ni baba juru ese dinanje noneho ubuza ukaruka bamita ni buka kintu cyo kinse ubuse o producer aza master ngende ndirimbo nagago dore imbogo dore imbubu baze kwisha muri beat yo ball ikavamo indirimbo y'ibintu bitatu ese bobo pro ni mumuzi kuri mastering na mixing si ubisha neze yo ball amagambo ari wakora mu indirimbo y'ibintu bitatu ngaho biri ibintu bitatu abadi ese si wayimenye nibikore uko umuntu turashize dore imbogo ibintu bitatu turashize isugo ibyo tubize mumuzi ubu ni mare hajya ni baba ni bari baba ju afite indirimbo shasha ngo yitwa Yoma Yoma afite indirimbo yitwa none yo ndirimbo twaba nyine kuyumva no mbeki vuga kuri ya mama yajaje ari bora mushikani ko watenyutse bose melody ngafitwana mushi musifia bakora indirimbo ye none yani ngo sidi serious ngo muri serious none se umfataza nyine challenge hangazi meze neza data n'umukomediye mwiza cyane banashaka yazamuza tugatumwikinisha ubwo rero nanjye ngiye kubwira azamuza ukamushyira muri Murundi comedy tukayatwirebe ahubwo yako kana cyazo se shako yabaye musare yaba abantu bivugisha ngo twamanaje inzu ngo baramufashe ibitenge yahuye na yagugira muri hahiye nta kibazo baramufashe ibikwembe ngo baramanaje ngo niwapfa kumushika imana se bujanye ni yuhu ego numuririmbye neza gisupusupu ntabwo yaje arimbaye noza ntabwo yawe muri Kigali kose byaje muri za ichange urazi ese ujye na gisupusupu ayishira mu zejyana afrobeat original afrobeat rara ama noza nawe no papa tuyise mu yeye noza kurano guhomboza komeza ese ni yeye jyana
ni umuraperi duri imbogo duri nese mabura mbese wumva ni afrobeat bakazi ni afrobeat kaya kaboro bakazi ko noneho birasekeje na beat isa yikorera ako kanya producer ntabwo bizamugora ni beat igera ako kanya niba igihe umuntu aba arakoreye hit yayibuze aje akubita ngo nta hantu hose bajya kugezaho mu kiganiro kubwira Bruce Melody yuko yakoze kuva kera akeneye icyarahani kidoda ese umva atarakoze kuva zamani Bruce Melody arakimuhaye maye icyarahani kera kumubwiye kimwembe ntacyamuhaye warayibonye yagize yakimwemere ariko nakabonye kimwe ibyo akeneye Bruce Melody yakemereye nanjye zone baba kimwemere nyine icyo cyarahani yarakimuhaye cya magana ngahe twarabonye tu nta mpamvu kujya kubara ibitari ibyacu nshaka kubara umutungo wa Bruce Melody mu kabiri nta mpamvu ko nanone nta birenze usibye ko natwe nyine mu minsi mbona ko birasaba ko twisaza kugira ngo natwe tubone yiti ko hera ahangaha rero nisaza ntabwo najya kwisabira ahangaha uzanungura ndi umusazi noneho abantu bibone ko ndi umusazi noneho nanjye ubazi so reka tubanze tuve mu rwenya gato dusubire ku buzima bwawe wari uri mu rwenya rwawe urwenya ese siga mbona ibintu byose hano hanze ari urwenya se buri kwa twese yatwandikira ngwi ono urwenya ko ntabwo ahubwo tutuye papa tiveho ko yari umustar tugire ku kinyuma nawe kinyuma kanza ukweza miliyoni kandi kari hi tujye cyari yandi banero ngeze ngo nakinyuma nk'isanzwe oya ibyo nako tubikomezeho cyane giye kubyaca ahubwo kuko twese tuba dufite ama projet yacu igire ku bindi Burundi rukomedi kurinda kubivuga cyane kandi ubizi kindabizi tubisubire ahubwo bagende babirebe n'abandi usanga batabizi bro kwibagende babyirebere barebe barahazi no kuri kuja hose ariko bahaci kuja nyine baba kandi bakazajya kubera ko hanyura hose urahanyura baje bareze kuhanyura n'iki kiganiro mbahaye nta yindi bintu amakomedi n'amafilme n'iki ni hahandi nyine kwa muri cyabana abantu mukurikiye Buja TV n'abantu bakubaza abakurikira Burundi TV mujye mukora subscribe mw'abantu mukudakunda gukora subscribe muraga n'abategeke ugiye kumera nka babandi ko bikoca nk'abareke muri singo bari mu mukanda kantu k'umutuku gusikikomeza ubusaba baratakamba ariko nanone uri umuntu ufite umutima wa kimuntu ukamenya gato cyane iyo ugakoreye umuntu umushimishije kandi usanga ashaka umuntu akarakandira kuri subscribe bakandira Diamond cyangwa se Chris Brown ategeza bimusanga atanabwira ngo warakoze ko yabikandegiye ku buryo twanahura nabona ko yabinkoreye ngo ati Imana ikwezagire ni Imana muri iki gihe none byose mbona social media zano hanze zige zifata umuntu umwe zikamugira umusitari wewe wanabibatakambiye wagize gute bikanga watigise bikanga ukibaza ikintu ari kugoroka kibura ariko nabirenze niba zifata umuntu umwe natwe tuzagerwaho turi muri abo bantu no kumva za boro zo z'abaraperi abaradi usanga noneho umuraperi atari umuhanzi yemba mbona atari umuhanzi uretse nimba Juna zagakuruta indi bagahita kubita miliyoni bajya amanara yarwanya dufate ko Juna ayirebera se baramukurikirana no nawe uri umuraperi va mu buraperi ugenda gukora ibyo Juna ese bikavuga yuko ari Juna na Damani ndi wakoze iki ariko no gukora izina nanone mugane wa musaza yabambaga twikategeza gukora izina nanone bitari ko biraguha mani urahitinga rero ugahitinga mane guhitinga wanasazi rero byasaba ko bagenda bagakunda inyana zose kana kwihara injyana ya Afrobeat yana ndi wapi nagari ibyo kurabwira abandi wewe mbona gusobanura kugira ngo n'abandi bantu bose no sharinga link nkurebereye ubwo yawe nikirebe ariko ntabwo uri ubwire rubanda yose bamugende muri ibintu bategeka bagenda ko babikunze banabishaka rata mugende mwirebereye ku zacu baba baririmba nabi ntabwo baririmba nabi ariko nanone abantu mani bari ikintu bakunze ushaka kandi ntibakunda ibintu uzi ko abantu benshi hanze aha ngaha babona ko baraperi barabona mu gihe iki niko batubona niko baraperi inabura nigeze kumva indirimbo yawe yarasohotse amakirinje isohoka itarinjira ariko ushaka kubona umuraperi cyangwa mbona yifunze mu kwasi n'umuntu numvise rero nakubwira ati abaraperi rubanda bazingo turamara mu gihe turi iki kandi turabana bitonda ese ugiye se ubwo murongo wayibona utasomye akayoga inzoga si muri studio bacuruza inzoga wakwigura hanze ukubirwa neza ubwo umuraperi ujyana bakaba barakunze bafite wenyine ukora hano binako barimo tuve mu rwenya twigire mu bindi bintu muretse kubona ikintu wakoze ejo bundi sinabirebye cyane ngo mbigire ariko nabonye bisa nkaho hajya umugore wawe bahita ngo Irene yaho
yahukanye se uramubona ariko ahukana wowe none ko mutakibana uri umunyamakuru w'amateka ntabwo ndi w'amateka bro mwana ntabwo yahukanye nyine yaragiye kandi ibisanzwe biba barabizi ni byinshi cyane kure kugenda impamvu ko hari n'indwara n'ibintu byose urwara ndakeka arabibonye ibyo byose byatewe na ba bantu nyine bakishimira ubwiza bw'umuntu ariko niba byarabaye nta kitagira iherezo bro bizorangira ariko njyewe ndimo ndakubona gutya wibereye mu rwenya use kutwenga nese urashaka ndire ugomba kwitwara nk'umuntu wabuze umugore bwo ushaka kumera nka babandi usanga jama ari umuntu w'umusore ufite n'abana batatu papa we yapfa akarira amuzi akamuremba iyo uretse se aragaruka none bisanzwe mana umuntu agira amosiyo nyinshi ibyo bintu ku mutima bikubabaza nk'umuntu w'umugabo ariko kukurura amusozi mani gukora runaka yapfuye agapfuye kabajwe shamana ugomba kwerekana ikikuri ku mutima ukarira twese nyine byaratubabaje ariko nanone urihangana n'umuntu w'umugabo ko n'ubundi ntacyo wakora iyo agiye aba agiye ahubwo ukora kwihangana ese bro uwo kuba n'ubuzima ihene yaragiye ubasha kwimanaginga gute kugira ngo wumve biriya boro birabona ko wabigira ibintu birenze kubera ko n'ubundi twabonanye ingana uko mu myaka afite nta myaka ibiri iriyongera turi kumwe nawe mu myaka mike cyane ubona ko uravuga ati nubwo yagenda yaho yasuka mvuze ariko nyine icyo udafite ntabwo ugifite ntabwo wajya kubigira ntabwo wakironde hari igihe urondetse ubu twese nuko izo tudashaka kugura amamodoka urakora cyane kugira ngo uyibone ese ubwo ngubu uzi imyaka amaze ndi gukora shandagazo warasaza igihe umaze umushaka ni ikingana gute ni gito cyane nyine ndi kuvuga ko kwiyakira no kwiyakira kubera ko yagiye nkateganya kazagaruka nyine nkashana imbaraga n'ifite atanabonetse nta kindi narenza reka ndetse gukora mu gisebe wiburiye umugore wifite na shida nyinshi twigire ku buzima bw'ishuri bimeze bite bro ubuzima bw'ishuri ni sawa cyane ahubwo bagiye bayisure akamaro keza cyane biterwa ko udaherutse gusohoka narebye comment umuntu wayanditse nyine hari ikibazo cyahabaye ariko dufite amapisode menshi yashutinze vuba cyane turatangira kuyashyira hanze ntabwo byumva se hari harashutinze kubera wambaye n'imipira ya marafiki nyuma nabonyeho handitse ngo ubuzima bw'ishuri inyuma ku mugongo w'umupira urashaka amakuru cyangwa se ngo ubibone ntabwo meze ndakumira nshobora kuba wumvishe nabi inyuma ku mugongo mani nyine niko byanditse kuko ino mipira ni nyabaka ya timu sinzi ko navuga ni ya timu handitse ubuzima bw'ishuri kuko n'ubundi yafite ariko bayitwa ubasha uri gukina ubuzima bw'ishuri ugakina komedi byose n'ibyacu tubiri mu gusa hari n'ibindi ni nawe nkakina kuri kamera ikibazo rero cy'amatsiko kandi Chris yaje muri ntuza yawe kandi sikaro mu komedi twe twaba komediye turakorana twese murakorana yese ko showbiz bisaba ko tubana tukabana neza mu buzima ko yakoze zena muhungu ariko mani mu buzima iyo ukoze ibintu ukakwana umutima mwiza uzabikore bigira ahantu bikugeza unibuke ko hari n'abandi bantu ukeneye kuba nawe wafasha kagira ndetse ko nawe kugira abantu bagere nawe ashobora kuba byanga byakunda ari umuntu atumwe hagera kuvuga we ari gutanga ubufasha nta kindi kigisha stile umujama ashobora kuba atanga ubufasha nawe kandi ubufasha nawe ushobora kuba utanga byaganje ahubwo nyine ni umuntu w'umugabo tugware abantu banzanga babigize intambara ngo nabadanje ku buryo atafata abapeti bagitangira ngo bakorana ikintu ngo ugiye ngo duhura muri abapeti ngo ruri hasi baraho abantu benshi hano cyane ariko uriya mujama ikintu ntabwo ajya bigira avuga ati gene ibitsina ajya nabyubatse mupeti anje akansaba navuga ati ibishoboka n'ibi ngibi birasaba n'ibi bikunda turakora nawe ubashe kugira aho ushaka kugira ariko ahantu ntashoboye kugeza ntabwo nakugeza aho nshoboye ibindi ntabwo nzabishakira ahandi jama kandi Chris muzi mu ntara ari hakorera kuri Smart Guys ni wamuzanye i Kigali nta burenganzira nta bubasha byo bwo kumuzana n'amafaranga afite wa mugabo yaje ku giti cye yahinduye imirimo yaje mu zindi bihugu n'ubu arakora jama kuko yari amaze gukora kuva zamani ntabwo ajya acika intege n'ubu arakora ko Smart Guys rwanda niho hamigisha ko biriya bintu sinaho agomba kumusozera stile yari avuye ngo agikorerayo ngubu ashobora kuba afite ibindi byiwe nawe akora akaba hari n'ibindi nyine dushobora kuba dukorana hirya no hino umuhungu bari gushakisha hose umuhungu se none ko yamaze gukanira none wora buri kimuho ko nawe watangije ese kirasi ko sinkora mwana nakora buri munsi ntabwo nyine kuba kugasharu gusa ese ntabwo mbayeho wowe bayeho tuvuge ko marafiki mu rundi TV yaje kubitunga mwana birahano ese Kigali turi niko kazi kacu ahubwo fata imunga ko uzajya ufata boro zacu uzisharinga mu bandi bantu zigere kure nizirebwa cyane niyo musaruro ntabwo ngenda byemeye mugaragaro
abanyarwanda kazi namwe wa diaspora sizihinduka akantu k'abadiaspora gashyize muri koko abacu rega bagiye tuba tugomba kubasuhuza hari umuntu ushaka gusoza isi y'akamanaje ati isi y'akamagana 50 njye no mu subscribe kuri isi y'akamagana 50 umunyamakuru akamejeje muhungu aratwika namuko ari ngofero isi y'aka no umusaza isi y'aka no umuhungu nari imbere cyane ubonye muri filime zawe nawe ari gukina directeur none muri ya filime y'ubuzima bw'ishuri ari gukina directeur w'ikigo isi y'aka yubaho bro ni ikigega uri gukora cyo gukusanya abantu bari Imana si ikigega iyo ubana neza n'abantu nabo barakubanira ese niba nesiko nta mafaranga hari ahubwo jama anaza bwa ati habura iki kugira ngo bijya bintu tubeshe kwa twabikora mugafashanya mukabikora ejo wone nibigira abantu bigera azajya nawe uki no muzi tugiye kwara ku nyungu ndende nacyo twakora muri ibi bro uri munyakazi wende wajya kwitonda ariko tugomba gukora umusa ahubwo se wasigira karangira ko numva ari umurimo kumamagara twari ushaka gucomoka muronda ashaka gucomoka banza usezere cyangwa se ugira akantu kanyu mubwira abakozi ba Buja TV original special no pirate kanyine nabwire mu abakone barabizi bagende ba supporting badufashe bari beze yakomereza zacu za filme zacu kuri iriya nyine mu Burundi TV akore subscribe kandi akazojya nta kintu cy'umuhombo bikore ku mutima ukunze unafate nabishe n'abagenzi bawe nubona byakuryohanye ubundi uri nk'uwe nubwo ihene ubundi kuvuga mu rurimi rw'umuntu biveho mu rurimi rw'ihene nabwo rwadura imbogo nabi Sablo bakunzi ba Buja TV twakomena murundi umuhungu mwiza umuhungu twikana umuhungu usanzwe ucisha make mu buzima bwe busanzwe musanzwe mumuzi ahantu hagiye atandukanye mwabonye muri yiwe na Irene ngira ngo mumaze kubimenya benshi hama tuzasubira ubutaha ciao